bakunzi bagira neza Mwigendere TV, nongeye kubashimira uruhare mukomeza kugira mu gupostinga video zacu, gukora share, like na comments. Nongeye kubereka kuntu installation yagenze ndetse no kugira ngo tubashe kubaza uyu mukecuru uko yiyumva nyuma yuko tumushyiriyemo amashanyarazi agiye kuba mu nzu yaka, kandi atubwire n'ukuntu nyine yabibonye ndetse n'ikindi cyifuzo yaba afite mu gihe tuzaba twabonye ubushobozi tukamufasha. Nkomeze no gushimira abantu bose bantera imbaraga badahwema kumfasha, kumbwira ngo courage. Rero ari nkomeje aho ndi gushyiraho visible yo kujya bakupiraho bakanakupura. Urabona ko igikorwa cyari cyarangiye, noneho reka tumubaze ukuntu yiyumva, tumuganirize, kandi umugisha w'umubyeyi uraguma nyuma yo kumuganiriza. Ndabizi neza ko hari ibindi bintu ari butubwire ndetse n'imvamutima ye, reka tumutege amatwi. Ntugende udakoze like, share na comment kuri iyi video. None se mukecuru, ko ubona tumaze gukora amasuku, twashyizemo n'umuriro, uzajya ucanira hariya, uri kuhabona kwa kiriya gikoto icyo uzajya ucaniraho. Aha naho gucomeka, igihe haje umuntu ufite telefone ushaka kuyicomeka cyangwa miyotoroshi, miyotoroshi iyo igihe haje nk'umuntu, urabona itoroshi yawe iracaginga, ntuzongera kujya gucaginga ahandi, uzajya ucaginga gutya. Niko nzajya nshyiramo itoroshi. Nabonye aka gati nakanshima nijoro mu mugongo. Nyine iyi toroshi uzajya uyifungura gutya, so bibonye kano gutya, igihe yashizemo umuriro ucomeke hano gutya. Ndaho nzongera kujya mu mihanda. Imana iguha umugisha ikongera. Ni gutya uzajya ubigenza ukayicomeka igihe ugiye hanze. Nuko ntiwikurebe ibyo ukoreye, ariko ibi ngibi ukoze ni Imana niza. Urekera kuzana ndebe. None nyuma yuko tugushyiriyemo umuriro ugiye kujya ucana, ninde ushima cyangwa se ni iki kindi bifuriza ko abantu bazabona iyi video bazagukorera nyuma y'ibi? Yemwe ikintu nshimye kandi nkaba ngishimye pe. Icyambere manje ndi gushima ni umuntu wohereje ziriya nkoni. Icya kabiri n'Imana yakuvukishije ukavuga ukagira ubwenge bungana gutya. Ndabishimiye. Amazi uzanshimire, abandi hari abandi bakuruta, hari abandi dufatikanya. Mufatikanya uzabashima uti wa mukecuru yarabashimye bitagira urugero. Wa musore wadufashije kugira ngo tukubakire, n'ubundi niwe wagize uruhare kugira ngo ufite amashanyarazi twagucanire. Ati muzarambe, ati muzarame, ati Imana ubwenge yabahaye, ati muzabugumane. Utahasigaye uti nta kindi yabere kuretse Imana. Ndabimubwira, ubwo butumwa ndaza kumuhereza, kandi twizera ko ari buze kwishima kubwo imirimo twakoze. Yewe uti n'ibindi uko Imana izagenda imushoboza, hari igihe n'ibisigaye tuzabikora. Abari kugira ngo bazansinda mwino bazayinsindamo banyure hehe? Ntaho. Imana igufiteho umugambi. Banyure hehe? Ntaho. Ndafunga nsesekamo ingufuri nkijya ntawe unyiganyiza urugi rwanjye. Narababwiye nti Imana yamunzaniye akanyubakira inzu imeze gutya. Nababwira nyabuneka mwagerageza mukanyubakira wese, ko muri kureba uriya muntu yambujije kujya muri wese, none mwanyubakiye wese. Ngo gira neza wakubakiye inzu se bananiwe kukubakira ni wese. Oya waragira kuvuga ngo wakubakira zakubakire toilette. Imana ishobora byose. Imana yemeye ko inzu yuzura, haba hagiyemo n'umuriro, nawe sizuzura rwose. Ni none hano humura, Imana itanga umugisha. Mfite isakaro, mfite amatafari, ikizabarushya nakobo gusa. Kandi akobo kanjye ni gatoya. Humura. Mu gihe bitarakunda nuko dutegereje, hariho abantu bagira umutima mwiza wo gufasha. Hari igihe tuzakusanya ubufasha, ubone na toilette turayubatse. Aho rero twe tugiye kugenda, Imana isigarane nawe, ikintu tuzabona tuzagaruka. Namwe mujyane. Abizi ko abagira neza ari benshi, kandi ibikorwa dukora hari benshi bikora ku mutima. Yewe
ibi bikorwa wakoze si bikeya ibi bikorwa wakoze imana nibiguhembera byose nzayubaha kuzageza iherezo nuko imana ikugezeyo ugende urugendo rwiza rwiza ntuhure n'impanuka imana byose imana ndagusabiye umugisha ugende amahoro uza waje amahoro ugereye ayandi kandi imana igomeze iguhe ubwenge bungana butyo ntashimwe